ijambo ry'umunsi. Ese ni hehe uzamara ubuzima bwawe bw'iteka? Igice cya kabiri. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma muri Matayo igice cya 25 guhera ku murongo wa 41 kugeza ku murongo wa 46. Kuko mu buryo bwumvikana Imana isobanura ijuru ko ari ahantu heza cyane, ni nako mu buryo busobanutse inasobanura neza cyane ikanavuga ko ari akandi gace kitwa ikuzimu kagenewe abantu bose bitandukanyije nayo. Nta buryo na bumwe umuntu yatekereza yuko umunsi umwe ashobora kuzajya ahantu hatari urumuri na rukeya mu mwijima, ahantu mu by'ukuri wavuga yuko ari habi cyane. Muri aka gace nta buhungiro buzaba buhari, nta mbabazi, nta byiringiro, nta bufasha, ibyaho byose bizaba ari ibintu bibi cyane. Abantu benshi nyuma yo kumva ukuzimu bahita bavuga bati, oya, Imana ni nziza, nta buryo na bumwe yashyira abantu bayikunda cyane ahantu nk'aho ngaho. Ese nawe uri mu bantu batekereza batyo? Niba urimo, wibagiza yuko Imana itaha kujyana mu mahitamo yayo, ahubwo ari amahitamo yawe. Icyo Imana ikora cyonyine ni ukukwemerera gusa ibintu wayisabye. Buri munsi mu buzima bwawe rero ibikorwa byawe ujye umenye yuko ari byo byereka Imana kuyiha ikaze, cyangwa se nanone kutayikeneye mu buzima bwawe. Mu buzima rero buri imbere nibwo icyo twerekanye kizaduha igisubizo. Ese ni gute Imana yaguha icyo utasabye ikaguha ikintu utifuje kandi warabyerekanye ukiri hano mu isi? Ni ikihe kintu Imana yakora ngo igutabare kurenza ibyo yakoze byose? Yaguhaye Bibiliya ngo usome, yaguhaye abavuga ijambo ryayo ngo uhinduke. Ni kenshi wacanye televiziyo yawe ugasangaho inyigisho z'ijambo ry'Imana, wasomye ibitabo byinshi bitandukanye kandi birimo ijambo ryayo. Nawe ubwawe wari ufite ubwenge bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Nshuti yanjye, reka nkubwire, iyo uhagaze ugahangana n'Imana ukayibwira kukuvira mu buzima, rwose nta kibazo, icyifuzo cyawe kirasubizwa. Ijambo ryayo ryanyuma izakubwira ni ukuvuga ngo iyomore kuri njye, tandukana nanjye. Muri aka kanya se byibura urabyumvise yuko umuntu wese uzajya ikuzimu azaba yabigizemo uruhare. Menya yuko amahitamo ukora none ari yagena ubuzima uzabaho iteka, niba ari ubw'ikuzimu cyangwa se niba ari ubwo mu ijuru. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru ni uko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.